yakiyarananiye kabisa ukuntu byagenze ni wa muntu w'abana bashaka ngo abe umuyobozi kwibaza se umuntu araba umuyobozi narangiza unamutunga umushyiremo amafaranga yabona kuyobora se ibyo bintu birashoboka kandi inabi akunda gukoresha mu kanwa ke nicyo kintu cya mbere twapfuye akunda kuvuga nabi akunda kwereka umuntu ko ngo yitunze ntawe umutunze ugashyiramo amafaranga umuntu arangiza akanakubwira ngo nditunze muri no mujyi wa Kigali ngo ngiye nireze kuva mfite imyaka 12 sinza akavuga amagambo nka miliyoni mu isagonda icyo kintu cyananiye gufatiraho feri kabisa bandavuga ni wapi kabisa ndacyanga nanjye ndakirwanya turatsindagira kugeza igihe nafatiye ebana inzira ndigendera ndamwihorera mani umuntu udashobora kumva ngo amenye ngo ni igitsina gore kigomba kugandukira umugabo amukunde yego ariko nawe aganduke ye kumva yuko yasuzugura umuntu akashaka kunshishamo ijisho navuze wapi nanjye wacu suko nguko dutegekwa kabisa utaniruka